Shalom, 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 nshuti bakundwa, shalom bene data, aho muri mwese impande zine z'isi, ndabasuhuje amahoro ya Kristo abane namwe, umwami wacu w'ibihe byose abagire neza. Uno munsi rero turi ku cyumweru, tariki 6 umwaka, tariki 6 kwezi kwa gatatu mwaka 2022. Uno munsi mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose, turaganira ku ijambo Tariki happiness, ibyishimo dushimira Imana. Ibyishimo dushimira Imana uko itugira neza. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ni Imana abuntu n'imbabazi ibihe byose. Ujye ugira uko uyishimira ku byo yagukoreye cyangwa igukorera. Njye ngira uko nyishimira ku byo yankoreye cyangwa se inkorera. Amen. No kuvuga ko mu buzima dufite uko tubana n'Imana, dufite ibyadukoreye iteka, tujya tuyishimira uko bukeye uko bwije. Uno munsi rero bene data, kandi ikintu ngomba kumenya nuko ubuntu bw'Imana yacu, Imana yacu igira neza. Kwishima iyo turimo dushima ibyadukoreye, ngo nicyo kintu kishimisha mu bwami bw'ijuru. Mubimenye neza, nicyo kintu gishimisha Imana mu bwami bw'ijuru, iyo dushima Imana, iyo tuyishima ko byadukoreye iteka ijoro n'amanywa. Uno munsi rero tugiye kuri amagambo yanditse ko twavuze ko no kujya turuhana amagambo make kugira ngo adufashe kwiyubaka muri byinshi. Ujye usoma, njye nsoma kugira ngo tugendane. Muri no minsi nabwiye ko twababwira twifashisha uko dushaka kumenya no gusobanukirwa no ku ijambo ry'Imana mu buryo burambuye kugira ngo tubashe kumenya iby'ukuri. Uno munsi dufite amagambo make tugiye kureba ubutumwa bwiza uko bwanditswe tugiye kureba mu Baheburayo urwandiko rwandika Abaheburayo. Tugiye kureba ibice 12. Ibice 12 urabona ibibiya nini ni yindi bira y'ubusobanuro tugiye tujya dukoresha samutayabwiye dufashe kumenya ijambo ryayo. Nabiye ko wishatse yagigufasha, igura amafaranga make, amadolari 30, kayitwa mu Rwanda. Simbizi mu Burundi niba zihari byazo ubusobanuro, ntabwo nabimenya. Ubwo nugira ubuntu uzahitumeho igigufasha, ni nziza cyane. Kadusome mu Baheburayo ibice 12 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu twumva uko havuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegerezo cya Kristo. Uwo n'umutwe w'ijambo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho, vuba dusiganirwaho dutegekwa twihanganye, dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amina. Kwihangana nibyo bituzana umunezero. Iyo wihanganye mwene data mu kintu nyuramo nacyo, mu cyuhura nacyo, hari byinshi tujya tunyuramo bitubariza imitima yacu, bigatuma tugira kure mu mibereho, no mu buzima bwose ugasanga ubuzima burangiritse. Ariko icyo kintu iyo kibayemo, haruba mu kibazo cyangwa se akaba mu kigeragezo, umwaka wa mbere, imyaka 2, 3, 5, 6, ariko iyo wihanganye Yesu azabigukuramo ngo nk'uko yihanganiye, ngo kibasha kutwizingiraho, dusigaye ngo tutegekwa twihanganye, dutumbire Yesu wenyine. No kuvuga icyo kintu iyo kikubayeho ni wihangane, igihe nikigera ariko uzishima kandi uzashima Imana. Buryo wishima ushima Imana, ushima Imana ko Imana yatubwiye ubwatubwiye ko tugomba kuyishima mu bibi no mu byiza uko duhuye nabyo. Jya ushima Imana uve byose ngo ni Imana, niyo igomba kumenya uko bigomba kugenda. Hano nibyo byiringiro ijambo ry'Imana riduha kugira ngo tumenye kwihanganira muri Kristo, ngo dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera.
mubyo duhura nabyo mwene data ibyo uhura nabyo, niba ushaka kwishima, niba ushaka kugira kugera ukagira ibyishimo bihamye, ibyishimo birambye, tumbira Yesu wenyine. Amen. Tumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, niwe banze ryo kwizera, maze wamara kubyizera ukabona amahoro, kandi ari we ugusohoza rwose. Amen. Imana iduhamugisha itugire neza. Reka turebe irindi jambo riri hano iyo tubonye n'umurongo rero, tukifashisha ibisobanuro bene data badufashije, ko dufite abagiye batubaza mu ijambo ry'Imana kandi bagenda twungura ubwenge. Noneho ku murongo wa mbere, ngo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Amen. Ishusho iri muri aya magambo isa n'igihe cy'imikino y'abiruka basiganwa bari mu cyumba kinini cy'imikino. Abahamya bavugwa aha ni intwari zo kwizera zavuzwe haruguru, mwazibonye. Igisomye hariya mu gice cya 11 cy'Abaheburayo niho ubona izi ntwari zavuzwe. Ngo bo ntabwo ari abarebera, ahubwo ni ingero zitwongeramo imbaraga. Ijambo ry'Ikigiriki ryasobanuwe ngo abahamya ni ijambo rikomokwaho n'iryo mu Cyongereza rivuga abishwe bahorwa kwizera, kandi risobanurwa ngo abatangabuhamya, abagabo bo guhamya. Ni abahamya b'imbaraga zo kwizera ndetse n'uburyo Imana isohoza ibyo yasezeranije. Amen. Nuko bibako ku murongo wa mbere mu busobanuro babudufasha. Umurongo wa kabiri ngo we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Ibyo ni ukuvuga ko ari we wagutangije. Urumva? Niwe wagutangije. Wowe niwe yagutangije, nanjye niwe yantangije. Ntukajye ureba undi muntu rero, niwe yagutangije. Twebwe ndiya tutangije. Burya ntukarebe mugenzi wawe cyangwa urende, ariko ujye ureba wowe ubwawe. Ko kandi ni nawe wuzuza ukwizera kwacu, we wabanjirije abizera bose mu byo kwizera, kandi yerekana umwuzuro w'iherezo ryako. Bityo aba umwishingizi nyakuri n'urugero ruhebuje byose mu kwizera, kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ari byo kwicazwa iburyo bwa se no guhabwa ubwiza. Amina. Haleluya. Imana idufashe. Handi akanavuga ngo Imana idufashe aha hantu ujye utegereza wihanganye ibyo nyuramo byose. Reka dusome umurongo, dusome mu Migani. Migani bice 10. Dusome Migani bice 10 mu izina rya Yesu. Bene data, reka tujya kwizana ibyo bituzaniye kwishima. Iyo wizeye ukishira mu Mana, bizana kwishima, ukishira umutima wawe, ukishira mu bwenge, hamwe ugashima Imana, ufite amahoro. Amina. Haleluya. Ibyo hari abahamya benshi bo kubihamya. Imana idufashe. Dusome Imigani bice 10 umurongo waho wa 28. Iyi ni Imigani ya Salomo umurongo waho 28 uvuga ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero. Amen. Iyo wiringiye kwiringira k'umukiranutsi ugakiranukira Imana wizeye ko ibintu byose bishoboka, ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ngo ariko mu kimenya yifuza kizahera. Mwene data, niba utiringiye Imana ibyo byose bizarangira, ariko niba wiringira ukiranutsi ni umunezero, kuko Imana birangira iguhaye umunezero muri wowe, ukishima ukanezerwa. No kuva hano, reka turebe hano mu busobanuro ngo kwiringira k'umukiranutsi ni ukuvuga ngo ni iki? Ngo umunezero ko bisohoye icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Reba aho ngaha uhita ujya ifite kino gitabo, wahita ureba indi mirongo ugomba kureba, ariko umenye ko kwiringira k'umukiranutsi ari umunezero. Ibyo byose iyo wizeye Imana, ukiringira Imana ihoraho, byose birangira wishimye unezerewe. Amina. Haleluya. Imana itugire neza. Reka turebe muri Zaburi ya 30. Zaburi ya 30. Amina. Haleluya. Yesu aho mugisha. Murongo waho wa 5. Kadusome mu izina rya Yesu, twumve nako atubwira. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bimwe. Amina. Muririmbire Uwiteka ishimwe. Mwene data, niba uzi ko ari icyo Imana yakugejejeho, icyo Imana yagukoreye, ririmbira Imana.
ujye ufata igitabo. Bene data, mujye mushaka ibintu by'Imana. Tugeze mu gihe cyo gufata igitabo, uririmbe indirimbo z'akakizi, mbere zo gushimisha Imana. Aha ziruzuye. Ni hama ngo muririmbire Uwiteka ishimwe. Muririmbire ishimwe ku byo yagukoreye. Mwabakunzi bemwe, niba ukunda Imana yiririmbire. Yiririmbire niba ari cyagukorera mwene data. Mushime izina rye ryera. Dushime izina rye ryako n'Imana dukoreye imirimo ikomeye. Bene data, Imana yacu irakora. Imana yacu irakora kandi y'icyubahiro. Mwebwe warashaka kuba tabizi, harabajya babihamya, harabahamya babyo kubihamya. Iby'Imana idukorera n'ibintu bikomeye cyane. N'ibintu bikomeye. Wowe niba wumva Imana gukoreye, dirimbira Uwiteka Imana. Kandi ndazi ko nta numwe adafite Imana yamukoreye. Haro yakurinze intambara, yakurinze indwara, yakurinze urupfu, ahantu henshi ubona yabaye, ariko we n'ubira cyakurinze. Hari indwara z'ibyorezo zageze, ariko we zaragusimbutse. Wagakwiye gushima Imana, ukaririmbira Imana. Amen, haleluya. Ni ukuvuga hano bakunzi bemwe, murumva izina ijambo kurindi ni urwibutso cyangwa izina ritangaza. Mu Giheburayo byibutsa ibiri mu Kuva kuri 3:15 kandi biganisha ku izina rikijijwe n'inzibutso z'iby'Imana yari yarakoze by'umwihariko mu mateka y'Abisirayeli. Ibyo ntibyakorewe mu Bisirayeli, akomeye ko mwene data nawe uno munsi niba wizeye Imana, uri umukunzi w'Imana, uri umwe mu Bisirayeli, mwene data. Imana iguha umugisha cyane. Reka turebe undi murongo wa nyuma, turebe muri Zaburi aho hirya 34, Zaburi ya 34 umurongo waho wa 8. Turi ku kintu bita gushima Imana. Mwene data, twige gushima Imana, wige gushima Imana kugira gukora. Kandi ijambo ry'Imana itubwira ngo kariya gato ujye usuzugura niki Imana ishaka. Kuko ijambo ry'Imana niba utazi gushima muri duke, ngo na byinshi byagutse, ngo ntuzamenya kwishima. Amen. Imana idufashe cyane. 34 umurongo waho wa 8 dusome izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Amina. Ijambo ryiza cyane. Ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Yesu we uhabwa icyubahiro. Uri Imana igira neza, Imana ikomeye. Reka turebe hano. Marayika w'Uwiteka nuwo mu ijuru uhagarariye Imana. Amina. Intumwa, uwo marayika ni intumwa. Urumva ngo yayo yoherejwe gusohoza ubushake bwayo ku isi. Ngo abambisha amahema. Uyu murongo uvuga ku by'umutekano w'Uwiteka agotesha abantu be, buri muntu ku giti cye n'abantu muri rusange. Wumve mwene data, uyu marayika, iyi ntumwa niyo kubamba amahema. Wumve ko afite ihema ryawe udasangiye n'undi. Urabyumva? Afite ihema ryawe udasangiye n'undi mwene data. Ntukarebe mugenzi wawe, ntukarebe iby'abantu, irebere ibyawe. Afite ihema ryawe ku giti cy'umuntu, giti cye, ngo n'abantu muri rusange. Nuba ko buri muntu afite ihema rye. Uyu afite ihema rye, nawe ufite ihema ryawe, nanjye mfite ihema ryanjye. Urumva? Ngo muri rusange, ngo ntiwigisha ku nyigisho z'abamarayika, umurinzi w'umuntu ku giti cye. Abamwubaha nabavuzwe haruguru. Abamwubaha. Wumve rero mwene data, ufite marayika murinza kurinze, ufite marayika murinza ndinze, twese tubambirwa amahema. Buri muntu ahambirwa ihema rye. Ahubwo ugomba kurikorera mwene data. Ugomba kurikorera ukizera Imana, ukamenya gushima Imana ko ari inyembaraga, ari nyabushobozi, ukamenya icyo ugomba gukora. Urumva muri kino kiganiro rero ijambo nashaka kudaga no munsi Tariki 6 kwezi kwa 3 2022 niringiri yaye no gushima. Bene data, dutangire twige gushima iki Imana yadukoreye. Uri mu rusengero ntukabure icyo ushimiye Imana. Yishima ati nishima Imana ko nabyutse amahoro nkaba mpumeka umwuka w'abazima. Iryo naryo ni ishima. Amen. Imana yacu tugire neza, kandi Imana yacu ikomeze twite muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'amahanga. Nabibwira ko tuzongera kubonana ku cyumweru gitaha mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose. Shalom.